yitwaga Dream Record. Niyo Dream Boys bakuye iryo zina hari ngira ngo ni naho bakoreraga. Na ba Jay Polly niho bakoreraga. Niba abantu bibuka igihe Jay Polly yabarakoreye ya ndirimbo bafatanyije na Dream Boys ivuga ngo ngibaza nayo ngo nsanze niba ari bya bisabune. Ahantu yarapye iryo jambo ngo nsanze ari bya bisabune ngo nagira ntago nibuka ibyo bigambo. Icyo gihe nabaga ndimo bayita ngo umutashye. Niba ari umutashye ni nk'ibyo umutashye ingano. Twagireyo tugira ibyago byo kutabona ubufasha mw'icyo gihe. Wumva ibyo byose nabigeragaho nirwaniriye. Ikintu rero rumbaje ngo umuntu yazakora iki cyangwa byagenda bite, ibyo byose ni intambara turwana nayo kugira ngo ibyo bintu bizahinduke. N'abantu bubaha abacuranzi kuko nubwo gucuranga bisa nk'ibigayitse niko mbyita hano, ariko ntibigayitse. Abo bantu bose mvuga n'abandi bose usibye n'abantu n'amatungo n'ibindi byose bikenera umuziki. Yo, this is Jerry Bass on the mic, the African black and brown bass boy. Tubahaye ikaze mu kiganiro Ask, kikaba ari ikiganiro muzamukurikira kuri Easy Music Rwanda. Kino kiganiro tuzatubahuza n'abantu bafite inararibonye mu bijyanye na muzika, aba baririmbyi, haba abacuranzi, haba abantu mbese mugiye muzi bagiye bagira ibintu bakora mbese bifite urwego ubungubu bihagazeho mu rwego rwo kugira ngo tukuzamure wowe ugitinya muzike, wowe ugitangira ubona hakiri urugendo rurerure. Tushaka kugira ngo tukubakire amateka nawe ugere ku bintu bishimishije. So tubahaye ikaze rero. Umuntu turi kumwe ni umuntu mukuru Rene. Salama. Yo Rene, wari uziko nahinduye izina? Ntago nari mbizi. Nsigaye nitwa Jerry Bass. Bivuga ikira? Jerry Jeremy. Arya ndi kumana. Nyine tekereza Jerry nyine ni Jeremy. N'andi magambo. Jerry ni Jeremy. Yego. No, Bass ni nawe urabizi ni intwaro. Ni intwaro. Ya yindi nyine yo gucuranga y'imiryi cyangwa 5 cyangwa ubwo yabaye imiryi 5. Hari iyo nsigaye mfite merutse kugura Dubai. Ubwo nanjye uzambwire ngo utume. Ubwo nakwitwa ngo iki? Rene nyine wowe ibanga no ngiye kuvuga Jerry Bass. Ngewe ni soro. Ngiye navuga arasoro. Ariko ntago bigoye utekereza izina ryawe ubundi ugahita ntago byoroshye. Mfite umu expert nakuye umu expert ahantu arabinkorera. So tubahaye ikaze. Ni umuntu mukuru ntago ndi umuvuge mu izina, nawe aratwibwira ubundi dukomeze ikiganiro. Murakoze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Niba Rene. Yego. Mfite umudamu n'umwana umwe. Yego. Dutuye hano mu mujyi wa Kigali. Wow. Rene, nishimiye kongera guhura nawe. Hari hashize inyuma gahe hari abantu bajya babona amafoto yanjye nawe akaze uyu muntu ngo ntago nayinzi ko mwacuranganye kandi twaracuranganye. Kuva Nyamagabe. Barabizi. Ubundi twaje kwisobanukirwa dusanga aho tuva ni kure ariko naho tujya naho ni kure. Yego. Niyo mpamvu buriya n'amazina ahinduka. Babyita guhindura umuvuno. Wahinduye umuvuno. Iyo umaze kwisobanukirwa hari n'ibintu uhindura kugira ngo mbese ubashe kongera kwiha n'izindi ntego. Amateka ahinduka no guhindura izina. N'izina biba ngombwa ko rihinduka. Birumvikana. Yes. Nk'ubu aratarahinduka umunsi wabaye papa. Nayo azaza. Hari irindi zina hita ryongeraho kandi utateguye. Utari uzi ko wakwitwa. Sibwo bizabe Papa Jerry Bass. Umwana wawe isa niko azita. Ndetse niba ufite ubwoba bwo kutazabyara ariko iyo umuntu ashatse umugore aba afite ibyiringiro yuko azanabyara, icyo gihe rero uhita uba papa runaka. Ubundi hari izina ubundi ritajya riva ku muntu. Buriya agenda nizera Kristo. Icyo cyo rero kwizera Kristo byo bituma uhorana icyizere cy'uko ntago ushobora kuvuga ngo ntago nzabyara. Uba wizeye ko uko byagenda kose muri uzabyara mu izina rya Yesu abihezagire. So Rene, yego, ugiye kutuganiriza ku mateka yagiye aranga urugendo rwawe rwa muzike.
ntago nzi aho uri buhere ariko icyo nzi cyo nuko ufite ibintu byinshi uri butuganirize muri kano kanya. Yes. Murakoze cyane Jerry Bass. Ni Jerry Bass ariko bizaza gahoro gahoro. Ni Jerry Bass on the mix, cyangwa se on the mic, on the bass, the blue, the black and brown African. Yes, I'm an African raviz. Urakoze cyane Jeremy. Yes. Ikibazo mbajije ni cyiza kandi koko wa mugani birakwigiye ni iki cyo kugira ngo tuvuge ibintu byakubaka abandi cyangwa se byafasha abandi. Kuko buri ahantu twavuye ni kure. Ahantu umuntu aturuka ni kure. Kugera aho umuntu ageze haba harimo urugendo rurerure cyane. Yego. Urugendo rwanjye rero muri muzike nabyita ko ari urugendo rwambereye urukomeye. Ni urugendo rukomeye kubera ko muzike yewe nayize atari byo iwacu bashaka. Urabyumva rero wenda kw'iki giheho umwana ashobora kuba afite uburyo afite ibyo ashaka n'umubyeyi akamushyigikira, ariko kera ho mu minsi ishizeho gakeya ntabwo ariko byari bimeze. Washoboraga kuba ukunda kubaka ariko iwanyu bashaka kujya kwiga matematike, bashaka kujya kwiga biology, bashaka kujya kwiga ibindi bintu. Kandi mu by'ukuri ugasanga ibyo bintu wowe nibyo bintu ufitemo intege nkeya. Hakaba hari ibindi ushoboye ukumva ari byo wagira gute wakora, wakwiga, washyiramo imbaraga. Ntubihuze rero n'ababyeyi. Rero urugendo rwanjye muri muzike narutangiye ndi muto cyane niga muri primaire, ariko biterwa ngira ngo ahanini byatewe na mama yakijijwe mu itorero ry'iwacu aho mvuka agiye ni mu Ruhango, mu karere ka Ruhango. Niwe muntu wa mbere wakijijwe wize mu itorero rya ADPR mu karere ka Ruhango. Ni ukuvuga rero kuba yari yarize ari umuntu w'umuganga agakizwa. Kera abantu bari bazi ko abantu bakizwa ari injiji, nta muntu wize wabijyamo, nta muntu usobanutse, nta muntu mbega bakumva ko ari ibintu byinjije. Rero mama akijijwe nuko namukurikiye kwa kundi abana bakurikira ababyeyi, ubundi twari abakatolike. Mukurikiye rero nza kubona hariyo bacurangaga gitari ya za seshe, za seshe bari bafite niba ari nk'ebyiri. Urumva ryari iterambere rikomeye cyane. Kera nibwo nkibona gitari nyibonye mpita nyibazaho nta kintu nigikira. Urumva mu bakatolike nticyabagayo, habagayo bya bipiyano bino bacuranga binini babyitaga amahoro ndakeka. Amahoro ni bipiyano n'ubundi bino biba byubakiye bifite cya kimeza byabagayo. Cyabagayo ariko nacyo kidafite ugicuranga. Hanyuma rero nuko rero giye byahise binzamo. Ndibuka ko nigaga nko mu wa kane primaire, mu wa kane primaire cyangwa mu wa gatatu, hari sinzi gutyo niho byatangiriye. Mu wa kane niho nari ntangiye kumenya amanota make ya gitari. Yego. Kuko najyaga no ku ishuri nyitwaye gitari. Urumva umwana ungana gutyo ugeze aho ashogurika gitari akajya kuyibona, kiba cyabaye ikintu gikomeye. Nuko buriya wenda ababyeyi icyo gihe baba barabibonaga nk'inzaduka, ariko njye numva nk'umwana abikoze ku iki gihe nahita ahubwo mugurira nk'izindi 3. Yego. Kuko ubwo niho ari n'ibyashoboye akiga bisanzwe, ariko nkanamushyigikira muri cya kintu gize gute mbona ashoboye. Yewe rero urumva ko umwana ameze gutyo utabwira ababyeyi ngo begushakire, babona unayifite bakavuga ati shyira hasi n'ibindi byinshi. Ariko kubera ko byanjemo gutyo biranga, byabaye ngombwa. Urumva twajyaga mu misa, kujya mu misa rero cyari igitsure cy'umubyeyi, twagomba kujyayo ku itegeko. Yego. Rero najyaga mu misa, muze yakundaga gusenga ya kabiri, ngakora uburyo giye nca mu maso ya muze akabona ko nahageze. Nuvuga misa ndahita ntekereza ko yari katolike. Misa ni yari katolike. Misa ya kabiri urumva ni mu bakatolike. None se buriya uretse gato, buriya muri buriya n'abakatolike babaga bafite, kuko nzi ko watubwiye yuko abantu bagiraga umuntu wakizwaga bakabona ari ibitangaza, ni nk'umuntu wajyaga muri ADPR mu barokore. Mu barokore. None no muri katolika niko byari bimeze.
oya urabona mama yagiye mu barokore muzehe mama wa katolike okay kandi muzehe agashaka ko tuguma hehe mu bakatolike yego noneho rero jewe nikundira ibyo mu barokore ariko kujya mu bakatolike ryari itegeko kubera nde muzehe yego noneho nge nyine nakoreshaga ibishoboka byose njye mu misa ya kabiri munyure mu maso kuko niyo yakundaga gusenga nibona kumunyura mu maso abone ko naje mu misa nkabona guhita nigendera mu barokore kuko namuca mu maso nabona ko ambonye ngahita nigendera ubwo yabaga azi ko nateranye misa kumbi nagiye kwiteranira hehe muri ADP ngiye kureba gitari ko bayikubita bari bafite n'utuntu tw'utugoma nyine bafarafanze nk'uko izi zisanzwe za kizungu zimeze ariko barabifarafanze mu bya kinyarwanda baga masembare yari amabati ayasakara niyo yari masembare ndabyumva kandi barabikubitaga nyine ukumva ni umuziki mbese ukumva biraryoshye byatari ubwo rero urumva yuko urwo rugendo rutari rworoshye aha ubwo urumva rero icyo gihe nagendaga nkurikiye gitari ntabwo ugiye mu by'ukuri abantu batabyumva ukundi ntabwo nari narakijijwe nari umwana wagendaga nkurikiye kureba iyo gitari n'amatsiko yo kuyikoraho aza gutyo ariko biza no kumbera imbarutso yo kugira ngo nkizwe kuko uburyo bwo kuyikoraho ndagombaga kuba ndi umwe muri bo kuba ndi umwe muri bo rero byasabaga ko nkizwa nyine nkabatizwa mbo gukizwa no kubatizwa gusa biratandukanye uburyo umuntu akizwa ari mukuru azi n'icyo akijijwe icyo gihe rero urumva ko na icyo gihe byasabaga yuko ubatizwa ibyo gukizwa bikazaza uri mukuru uzi icyo ugiye gukizwa nyine narabatijwe n'umwana ntabwo nari umwana cyane nari mfite imyaka igiye hejuru nk'icumi gutyo 12 n'itatu sinibuka neza aho ngaho hanyuma rero ndabatizwa hanyuma kandi muzehe byaje kugira aho nyine birananirana ibintu byo kujya mu misa gihe ndamtsemba ndahakana ndakubitwa ibyo gukubitwa bivaho ndanangira kubera ikintu kikurimo rero iyo kikurimo cyamaze kugera mu maraso niyo bagukubita niyo bagufunga niyo bashyira hehe ntigikunda kukuvamo mu kinyarwanda cyabo naridekaraye ndamubwira ni muzehe jewe nabaye murokore ndi umwana kandi umwana ungana gutyo kujya kubwira umusaza ati jewe nafashe umwanzuro birangira gutyo rero nuko inzira y'umuziki yaje mfata gitari narangije kuva mu wa 4 kugera mu 6 najyanaga gitari ku ishuri yego wahise uyibona narayitiraga hari umumama umwe twaririmbanaga kuko mu icyo gihe hagati aho ko imyaka yagiye izamukamo ngeze nko mu wa 5 kuri ADP iyi korali naririmbagamo yitwaga siniyumanganya korali nkuru yo kuri paruwasi ya Ruhango iracyariho turabasuhuje cyane bumve ko tubasuhuje perezida na dirija rero bashatse umwarimu wo kutwigisha yitwaga Mafikiri yari umuntu w'umunyagitarama yacurangiraga korali duce tw'igitarama amaze kutwibagirwa yacurangiraga korali nino yo mu Ruvumera siho hano habanzara uvuye Kabgayi Samu natubwire ni wabo gahogo ari hananiye neza kabisa Mafikiri yari umusoriste kugeza ubusinzi yabanaga n'abandi bari batatu ariko waje kutwigisha ari Mafikiri bacurangiraga korali ya Gahogo nimbivuga gutya abantu bigahogo barahita babamenya harimo n'uwitwaga Mutama n'undi musaza wacurangaga basse yitwaga ndumva ngiye bagiho gato niba ari John niba ari gutyo Mafikiri yaza kutwigisha ku munsi wa mbere twaje itorero rizana abantu bose kwiga tuza turi nka 16 umunsi wa kabiri ubwo yaratwigishije nyine atwigisha amanota 3 umunsi wa kabiri tuza turi nka 5 umunsi wa gatatu naje ndi jyenyine Mafikiri ahita avuga ati kwiga birarangiye iyo minsi 3 rero giye yaramaze kwigisha amanota 9 nafataga mu mutwe reba iminsi 3 nyine kuma umuntu yiza amanota 9 ya muziki abantu bacuranga barabizi ntabwo bishoboka iminsi 3 rero giye nari nyafashe
nayo nahereyeho ndakomeza bitamfatiraho umuziki nkumenya gutyo. Ariko icyo gihe nabaga muri korali ya kabiri yitwaga y'urubyiruko, ntabwo nabaga muri korali ya mbere yitwa Siniyumanganya. Uko nakomeje kugira nzamuka baramfashe banshyira muri Siniyumanganya, ntabwo ari njye wijyanyeyo, baramfashe baravuga bati wowe genda muri korali inkuru, ntabwo korali y'abana izagicuranga y'urubyiruko ingana gutya, korali inkuru igibaho ngaho yashomye. Kandi ubwo n'ubundi korali y'urubyiruko nacurangagamo na acoustique gusa, nayikubitiragamo undi agakubita ingoma y'intuzi ya ngoma ya Kinyarwanda imwe bakubitaga bayita barakoga bayikoze mu ngunguru y'igice. Ndazizi imwe zabaga ari nini ufite imirishyi ibiri ukajya kutukatara. Umwana rero umwe yakubitaga iyo ngoma nanjye gakubita acoustique, ariko mu by'ukuri narangiza gucuranga wagira ngo mvuye mu cyuzi. Icyo cyashotse ahantu hose mu ntoki hose nabashaga no kuba nyiri gufata kubera ubwoba. Ikibazo abantu bose bari kundeba, ngubu bari kuvuga mbega kugira ngo nzabimenyere icyo cyuyagishire mu ntoki byantwaye igihe kinini. Nuko rero urugendo rwatangiye birazamuka, umuntu ntabwo abivuga byose, birazamuka bigeze aho ngaho mbona ko ibintu ndi kwiga nkwiye kubyongera. Ukiraho ibyo ubacurangira babaga bari muri note cyangwa wapfaga gucuranga? Oya, ngiye kuko nari maze iyo ufite impano y'ikintu, ngiye si impamya yuko wenda ari uko nabikuze, naje gusanga nari mbifitemo n'impano. Iyo ufitemo impano mu kintu, iyo umuntu aguhaye akantu gato uheraho, kubera ko n'urusanzwe ufitemo impano uhita ubyumva cyane. Ngewe ntabwo nabusanyaga, iyo bavuga muri note cyane nahitaga mbakurikira, kubera ko wenda bo ntibari bafite ubumenyi bukomeye, nanjye ntabwo nari mfite, ariko kubera impano nari mfite nahitaga mbyumva, nkahita numva ko tubusanyije iki inota, ngewe ngahita mbakurikira mu inota. Kimwe nuko noneho igihe cyageze twajya turepeta, ahubwo ngewe nkandika ibyo twarepetiye nkavuga iyi twayirepetiye muri do. Ariko kuko bo batari babizi ku cyumweru barazaga dirije agahita avugira ahandi hantu, kwa kundi bavuga ngo ubwo akabitangiye ahandi hantu. Urumva byabaye urugendo rukomeye noneho no gutangira kumenyereza korali yuko aho yari repeteye ari naho izaririmbira. Byagiye bizamuka gutyo nkuko warumbajije rero. Icyo gihe rero nyine igihe byabaye ngombwa yuko imyaka iri isunika, ndangiza CZM, hanyuma ndakomeza, ariko nkomeza na wa muziki wanjye ngenda nkukora. Akenshi kuko nanabikoraga batanabishaka, bigenda bibangamira andi masomo asanzwe nigaga. Rero igihe cyaje kugira mbona yuko nkuriye kujya kwiga umuziki Kigali, nta numbaze yewe nuko natekerezaga, kandi naraje, kandi naje ababyeyi batabizi reka bari kunkundira. Yewe narateruye nzi Kigali. Ndabyumva, ubwo nta kuntu biyumvisha ukuntu umwana wa muganga yakiga umuziki. Kwari ugusara rero jewe nzi Kigali. Mbifashijwemo n'umuntu umwe twahuriye mu Ruhango, abona mfite iyo mpano, arambwira ati se waje Kigali ugakomereza mu masomo n'ibindi byose. Ngenda gutyo mu by'ukuri, hanyuma njya kwiga mu ishuri ryabaga mu Kiyovu bita kwa Marirene. Ariko ngiyeyo ntabwo nize gitari, nize piano. Hari nka ryari? Imyaka ko yangorara. Hari mu gihe se ubwo navuga ko ari mu myaka ya turi muri 2020 ose nari turi muri 2021. Hari nko muri 2005 4 bibiri gutyo na 10 se mbare ko mvugara 2010 ejo bundi ni hafi 2010 ejo bundi nari inkuzi. Hari nko muri 2000 mbare nko mu myaka ya 2000. Yego, hagati ya 2005 wendaho. Kuko impamvu mvuze 2010 ndumva nkuza ahantu nko muri za Hoziyana gute. Cyangwa rutaraza. 2010 nari ntarajya muri Hoziyana. Uko Hoziyana wenda sinyimaze mu gihe kinini nk'imyaka 6. Reka turetse gusimba. Ubwo urumva nza kwiga gutyo. Mbabwiye ngo banandihire muzehe, mubwiye ndihira ndi kwiga ishuri ry'umuziki Kigali nararibonye. Nyine umuzehe wanjye aracyariho, ababyeyi banjye baracyariho, ndacyafite ayo mahirwe. Yarambwiye ati nta shuri nakoherejemo.
ambwira ati nta shuri nakoherejemo ubwonko buricana ndayakura ariko ntabwo bishyuraga menshi, bishyuraga 10,000 ku gihembwe cy'amezi 3. Amezi 3. ariko icyo gihe kuyabona byari ikibazo. 10,000 uzi ko ayo mafaranga ibyo 10,000 byari nk'ibihumbi 90 by'uyu munsi. Reka nkubwire jewe ayo mafaranga mbwira mukecuru nsanga afite izindi sharije nyinshi yagombaga gukemura n'ibibazo bindi yayampaye nk'ibihembwe 2. Ibihembwe 2 kandi haranahize igihe kigera ku myaka 3 n'igice. Ikindi gihe cyose naririhiye. Nanjye ntumbaze ngo wayakuye he byavaga kuko igihe icyo gihe byageze aho njye kuba muri ghetto sinaryaga. Ghetto nabagamo nayo n'umuvandimwe witwa nabanye n'abantu benshi numva kuba mw'ubwo buzima nabanye n'abantu benshi biwacu bagendaga bamfasha ariko ntago umuntu yagufasha ngo gwicumbi yaguhe no kurya nawe atarariho. Ni ukuvuga ngo nabanaga no bita Zakayo yarakize bacuruza ibyuma hano haruguru mu mujyi. Yego. Yitwa Zakayo twari mwitiriye kubera umuvuga mutumwe undi yitwa Emmanuel Mutuyimana. Yego. Acuruza ibyuma hano haruguru mu mujyi twarabanye rero yancumbikiye ariko mbere yuko ariko niwe twabanye igihe kinini kuko akenshi twagendaga tunimukana. Aho yimukiye nanjye nkimuka. Yego. Rero igihe urugendo runini nize mba kuri Baoba munsi ya Baoba. Numvaga ko navaga Baoba nkajya kwiga mu Kiyovu n'amaguru nyine. Yego. Giye rero nirwagayo. Baoba hatubwire. Baoba ni hoteli iba hano mu kuryanyuma. Hano inyuma ya stade regional. Yego. Aba hoteli bita Baoba twe rero hari inzu twabagamo ituranye nayo. Yego. Kaza mu Kiyovu. Ariko inzu twayibagamo turi benshi twarabasore nk'ikenda cyangwa 10. Yego. Noneho uri basore bakishyura icyumba babamo tukayihuriramo tukishyura nk'ibihumbi 100 ariko ugasanga babiri barishyura 10,000. Yego. Urumva rero byari binyoreye gushaka 5,000 cyangwa 7 nawe agashaka ibindi n'abandi bagateranya inzu tukayishyura yishyurwa 80 ndabyibutse. Yego. 80 rero umuntu yaragiraga akibaza kuntu ba mu kizu kimeze gutyo hanyuze akabona warapfuye ntamenye ko ari strategy twakoze nk'abasore tukihuriza hamwe tukajya mu nzu nini ifite ibyumba byinshi tukayishyura 80 ariko tukayishyura tutavunitse. Nuko twabagaho kurya rero byo rwose bantu b'Imana ntako byabagaho. Rero najyaga ku ishuri n'icyatumye wenda mbimenya cyane ku ishuri umuntu yigaga isaha n'igice kandi ukiga 2 mu cyumweru. Rero najyagayo buri munsi rero ntabwo abandi bana baba bakire n'abandi bishoboye barigaga gahita yigendera piano zabaga ari nyinshi. Giye nahisemo kwiga piano wenda nubwo utabimbaje gitari naje gusanga ikomeye. Ndebye bari kwiga nkajya mbona bameze nk'abasazi. Kubera ukuntu mbega nkajya ndeba nkabona ameze nk'umuntu wavangiwe. Hari n'uwa muzamu wabagayo ntabwo nibuka izina rye naramajera ramwe ngo amaze imyaka 5 yiga gitari. Ndebye kuntu yabaye nk'ipanshi mbega mbona nk'umuntu wacanganyikiwe. Yego. Ndavuga ntabwo gitari nzayiga. Ndabona kuyiga byaba ari danje. Mpita njya muri piano. Ubwo iyo myaka yose nayimaze niga piano. Hanyuma rero giye kuko natahiraga rimwe nimugura saa 12 urumva nirwagayo naruha nkajya kuryama mu cyumba cy'umuzamu. Nta n'ikindi wari ufite ukora? Nta n'ikindi nari mfite nkora. Nubwo buzima nibereyemo niga kurinda ndangije. Kurya nyine ndibuka ko hari na bona nimwe nuko nibuka umwaka nari mfite igiceri cy'ijana tangura irindazi rya senkani wigera kuryama tangura n'umuneke. Twabonaga n'umutipe bita Musafiri nawe we yari yarakubiswe nyuma yanjye genda bavuga ngo nari narakubiswe gutyo nanjye naramurega musabira imbabazi. Ndigejeje mbona Musafiri ari kundeba cyane sinonde mudasi Musafiri koko ko nari nzi ko ngiye kwirira akakantu kanje nawe ni Musafiri. Nyine namuhaye agapande k'umuneke irindazi ryose namuhaye. Ahubwo ntwari fata agapande k'umuneke kano kari ndazi kurabona ko ari gatoya nanjye nkarye pe. Kandi hari kuri bonane. Urumva kandi twariyakiriye ntugire ngo ni bya bindi bavuga ngo ufite ishyari ry'abariye n'abatariye. Oya wabaga wariyakiriye pe. Wabaga wariyakiriye twariyakiraga nuko. Ariko remo nabo twabanaga bo bari bashoboye bafite ubushobozi ariko bya bindi bya ntago wahurana none uhahira abantu ngo nibarye ariko banyuzagamo hari mwe mu cyumweru
bakaduhahira tukarya yego ubwo byabaga ari bikeya ariko twarabiryaga nyine tugasangira nabo bakaza tukarya harimo abakoraga muri Serena yego urumva umuntu wa Serena yazaga yariye hari abandi ngo sinzi iyo bakoraga harimo nk'ababiri bakoraga muri Serena nibo bari bakize bazaga biririye rero yego cyo ko zabona twabaye imirambo bakazatugura nk'ibiro 3 by'ibirayi byitama kandi twabiryaga bitogosheje gusa reka none se ibyo by'imboga bari kutwishingira iyo twakibona rero cyaga gitogosheje wahitaga uvuga uti Imana ishimwe uyu wundi umunyarwanda avuga ngo haryoha inzara kuko ufite inzara ikintu cyose kiraryoha urege nuko nabaye mwiyo nzara ntago yanciye intege kujya kugira gute ku ishuri nagiye ku ishuri igihe kigeze urabona ministeri y'urubyiruko n'umuco na siporo ikiriyo yayoborwaga na Habineza Joseph bibaye Jo rero byaje kuba ngombwa ko basa ishuri risaba examen koko ministeri irabemerera ibemereye gutanga examen umwarimu wangishaga yitwaga Uziyeri nari ngeze ku rwego nanjye ncuranga piano nkajya numva nyine nigiye uri gucuranga cyangwa biri gupfuruka hano byari bimaze kuza byari byaraje mu banyeshuri b'abahanga bari basigaye nari ndimo nakandi kana ntibuke yo kagiye ko kari agasazi kari na gato kuri ngewe kuko kari karigishijwe na Marire nagera kuko je nahageze hashize iminsi ahita agenda ntago rwose gese namaranye nayo iminsi myinshi yahise agenda rero Uziyera arambwira ati gihe nari nzi ko ukizame ntarageze igihe cyo kugikora nari maze kwiga ibitabo 2 ndi ku cya 3 ntarakirangiza ahita ambwira ati nkurikije ibintu uzi urakora ikizame yego ubwo baburanyica ikizame kigiye niki haje abantu gukora ikizame bakubwiye hano wakumirwa benshi b'abastari rwose tubwira abantu abakunzi ba Easy Music uzi impamvu bakunda n'ubura aba barimo batubwira ati rwose ntimugatume hari ikintu baduhisha bajye batubwira mbese baba bashaka kugira ngo nabo batinyuke babe abantu nyine baba musiciens professionnels batinyuke dore bo bafite amahirwe n'amafaranga bo nta n'inzara bazahura nayo twabagereye kuri tele naho twebwe twabyize twarasaze ni nko gusara nyine hanyuma ikizami cyarateguwe urumva nagiye mbicamo nibirebire ni byinshi cyane naje kugeraho ku ishuri menyera mera nk'umuntu wibera mu ishuri ku ishuri Rene tubwire nka babiri abantu baje kuramo examen benshi aho ngerageza kwibuka Eme w'Imana yaraje w'Imana yaje gukora examen yego Eme n'umupianiste mwiza na muririmbyi mwiza ndamuzi haza undi bita Livingstone nawe ndamuzi uyicuranga kwa Zion Temple yego umucuranzi mwiza kabisa turemera kabisa Samu uyu nguyu nawe yaraje Samu River Studio Samu arimba muri Korali Agape ndamuzi muzi ko ari umucuranzi ukomeye n'umuproducer ukomeye yego ndamuzi abo bose baraje ariko Samu n'ubundi we yarahize ariko yari yarahize mbere yanjye yego examen rero bose baza gukora kandi examen yari iri mu buryo bwo gukora mpuzamahanga no gukora classique yego no gusoma classique no gusoma no gushyira igitabo hariya bafataga nimero bakandika indirimbo ziri mu bitabo byari ibitabo byinshi byasaga kuba byose warabisomye waranabyize warananyuzemo ugasanga utombe nka nimero ya 88 ngendibwa ko natombe 88 nigezeho iyo ndirimbo nyirebye n'ukuntu yari imeze ndavuga nti ibyanjye birarangiye nyine indirimbo sindi buyishobore yego ariko kubera mwarimu yandemagamo icyizere suko ntari buyishobore nari mfite ubwoba mbona n'igihe kitageza nimaze imyaka 3 n'igice niko nkeka urumva igitabo kimwe nari cyanyuma nari nsigaje kurangiza mu mwaka ng'ibine mbe mbirangije yego hanyuma rero ngewe iyo nimero nyitomboye nyine ndayitombora ndirimbo ndayicuranga bwa mbere ndahuzagurika batandeba abantu baje gutanga examen n'abahanga babona ko mbizi nubwo ndi umwana ariko nagize ubwoba baranza arambwira ati ubikoze neza ariko wagize ubwoba nyine borangere bangarura icyizere mwarimu wanjye nawe yabaga ahagaze yarayifashe gutya ari kunshira amasiri barambwira bati noneho tugiye guhanda amahirwe so umuntu wese tuyaha impamvu tugiye kuyaguha nuko tubona hari ikintu kikurimo barayamaye ndayikubita kuva kuri 1 kugeza kuri 0 na swase bwa nyuma
nibwo na squase nabwo mu nota nyine ritari ryo kubera bwa bwoba bahita babona ko nari squase ariko ndatsinda icyo gihe rero abo bose nakubwiye n'abandi na mwarimu wacu Uziyeri yari atarakora nawe nibwo yakoze rero narushijwe na mwarimu ndushwa na Livingstone bonyine ku buryo no kujya gufata izo mpamyabumenyi twazifatiye muri Mirikorine cyari ikirori gikomeye ba Dream Boys nibwo bari bakomeye cyane nibo baje kuririmba jewe nagiye gufata iyo mpamyabumenyi nambaye ipantaro yacitse mu mavi no ku kibuno kuko yari ikoboyi hano ku mifuka yari yaracitse rumva yacitse ku mufuka imbere habakirimo undi mwenda n'umupira wacutse n'ibintu bimeze nk'ibikamambiri simbyibuka neza bimeze bikweto mbega bari banze ko ninjira babona meze nk'umwana w'umusazi Uziyeri niwe waje kunyinjiza mwarimu vuga ati umureke uwo n'umwana wo ngo yatsinze ikizami kandi aje gufata impamyabumenyi nuko ninjiye nagiye n'imbere kuyifata imbere y'abantu bose barumirwa aravuga ati se rero yizemo n'abasazi ariko byari ubukene nta nubwo nagomba kubwira iwacu ngo ngiye gufata impamyabumenyi naratsinze ntibanabyumvaga nanjye nayo narabaretse nta nicyo byari binambwiye kandi iwacu nabakiri ni mu mamodoka ni mu bipangu tagira ngo bari babuze ubushobozi bwo kubikora ariko uko nabonye nanjye badafite ubushobozi ubu ntago babyumvaga neza ibintu batabyumvaga ngo banshyigikire mbone bamfashe mu bintu byanjye bafite ibyabo bashaka ko njyamo nanjye byarangiye nyine mbaretse nanjye njya hariya nkajya muri ibyo byanjye inzara ikaba iyanjye ubukene bukaba ubwanjye nuko rwose naranatashye ndaburara kwa kundi niko niberagaho nyuri igipapuro cyanjye nahawe na Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco na Siporo reka nkubwire mu bantu bagifite muri iki gihugu ni bake ndabizi gisimweho na Minisitiri yuko warangije umuziki kandi ku rwego mpuzamahanga ndabyumva na gitari rero sinayiretse nubwo n'uyo ntize karasika ariko byarakomeje bigenda gutya bararere nayo nakoze ikizami cyayo ariko yo ngikora banaguhitishagamo uragikora mu buryo mpuzamahanga cyangwa urabikora mu buryo busanzwe bwawe ugiye utujye tukubaza ngo tufatire iki ugifate iyi gitari yo nuko nayikoze ariko piano yo nayikoze mu buryo mpuzamahanga ni ukuvuga ngo rero icyo gihe baguhaga iyo mpamyabumenyi yabaga yanditseho ngo kuri piano afite uru rwego kuri gitari afite uru rwego ku nanga afite uru rwego ngira ngo nani wa mama witwa uri ucuranga inanga ninde Sofia reka ko nawe ashobora kuba yarakoze niba mbyibuka neza ku nanga ariko nta ninde wari uzi inanga icyo gihe niwe wari uyizi cyane niwe wayikoze njye niwe narinze ahubwo ni nawe wayikoze wenyine icyo gihe baguhaga digiri zabaga zanditseho bitandukanye yego igaragaza ngo uru rwego kuri gitari kuri piano kuri uru rwego nubwo wenda ntakomeje piano nanabirangije ngakomeza gitari ariko piano narindi ku rwego rwiza rushimishije ariko ngeze hanze birahinduka nsubira kuri gitari yego niyo yari ifite ikiryo ntabwo navuga niyo yari ifite ikiryo nubwo nize piano nakundaga gitari ariko mu kwiga karasike bikavunana cyane bikaba ari ibintu bivunanye kurenza piano nicyo cyatumye rero jewe ngeramo ngafata piano ariko nagera hanze nisubira kuri gitari ariko na piano ntayiretse n'urwo rugendo rero nagiye nyuramo kugeza ubwo gutyo nyena nzamuka gitari irazamuka ukonyenamo n'abantu ya mpano nakubwiye gufata mu mutwe ngenda mfata mu mutwe nakumva ibintu mva kumva ikintu nkagisubiramo byari ibintu binyoroheye cyane kucyumva nigishijwe no kumva gitari ntabwo nigishijwe n'umuntu waje ngambwire ngo fata gutya oya narumvaga ndirimbo zicuranze gutya aho mari kuba mukuru ngeze kuri internet mbonye ntangiye kugera kuri internet nibwo nashakishije amakuru none kuri gitari ndeba abasoliste buriya nkunda abasoliste babiri bo muri Afrika nkunda Jonathan Butra ni ukuvuga ngo uriya ni umusoliste mwiza wakwigisha tushe ariko noneho ngakunda speed y'uwo bita duruduru yego ni ukuvuga ngo duruduru we ni umusoliste ugira speed mu bintu bye bya kinyafurika cyane ariko akabikora afite speed nyinshi n'indirimbo ze abantu bazumva
babashakishe barabona uzasanga duragira speed nyinshi ariko tushe yitaryoshye cyane nano Jonathan we nta speed nyinshi agira si kuva ko atayifite arayifite kubera ibintu byo wacuranga bigira icyo bita tushe iryoshye. Yego Rene tukira aho ngaho dutandukanirize ibyo bintu bibiri wenda kugira ngo duhite tunaprofitiraho abakunzi ba Easy Music Rwanda basobanukirwe neza ni gute bavuga ni ryari bavuga ngo umucuranzi hari igihe bavuga ngo umucuranzi acuranga neza ariko azi ibintu byinshi acuranga neza ariko atushe ntabwo iryoshye mbese dusobanurire ni ryari bavuga ngo umucuranzi afite tushe iryoshye. Ibyo bintu rero akenshi bikunda kumvwa n'abanyamuziki wenda n'abaririmbyi cyane n'ubundi byose biri mu rwego rw'abanyamuziki aba bumva akenshi bakunda kumva kiretse n'abantu bakunda kumva umuziki cyane ariko nk'abacuranzi bo gutandukanya umuntu ufite tushe zubwo tushe mu Kinyarwanda ni iki ntekereza ko ari nk'uburyo sugo tushe mu buryo buri muzikale ubwo ntekereza ari nkuko urukurikirane rw'amanota nk'urugero rezo muzikale bagomba kuba bambwiye tugacumika gitari iyo bikoze niho uhita ubyereka ukabikora ukabibumvisha tuvuye nk'urugero ngiye nshobora gucuranga akantu kavuga ngo mu kanwa se nabishobora abantu bashobora gucuranga indirimbo tuvuge nk'indirimbo ya Gahunga irivuga ngo ndanyuzwe mu mutima wanjye bitendere ibihombi noneho bababwira ngo gakore muri solo ukagakora ukagasoma nk'uko kameze nge nanjye nkaza nkagasoma ariko nkagashyiramo amavuta niko nabyita. Ntekereza ko dushobora kuvuga mu buryo bwo guhogoza uburyo abantu no kuririmba no guhogoza umwe akaririmba ukumva yabiririmbye biri ku murongo undi akaza ukumva yisahogoza ashyizemo akandi kantu ariko atavuye muri bya bindi kabisa. Uwo muntu rero abafite tushe yo kuririmba na wa wundi abafite kuririmba ariko ugasanga hari undi ufiteho tushe noneho araririmba ariko binarenzeho kuririmba no gucuranga rero nuko umuntu ashobora kuza agacuranga solo turururu akayicuranga kabisa neza ariko undi akaza akabicuranga agahita yongeramo kakarungo navugaga atavuye muri bya bindi ariko akongeramo utuntu tw'utuvuta nyine ku buryo uhita wumva bikuryoheye ukaba wumva na emotion zahiza cyangwa wazamura emotion zituma n'abantu babyumva neza n'amarira akaba yamanuka. Ntese umuntu ntashobora gucuranga abandi abantu bakarira ndakaza agacuranga bagasohoka. Nigize mbikora ahantu umuntu yararizenda gupfa mitamubabarira ndabireka ntabwo se ntabwo bazi bajya burira za kidesi bafashije turabasuhuje bajya burira za kide bafashije. Urumva rero ari no kubikora nyine unasenga bikagira n'amavuta ariko si ukuvuga ko ababiryoshya bose basenga ntabwo ariko basenga ariko twe dusenga twizera yuko bigira n'amavuta kandi abo tubyigiraho ntibusubira gusanga batanasenga ariko twebwe iyo bikoze ukongeraho no gusenga Imana na kwagushaka Imana kwawe na kwagukora gucuranga no gukora ntago bicara ngo bize nubwo wabifitemo impano ariko urajya kubyiga nyine urabyongera kugira ngo bize nuko rero ibyo bintu byanjye byagiye bizamuka hanyuma mvuye ku ishuri icyo gihe byabaye ngombwa nyine urumva nyuma njya mu bintu by'amastudio uranabitangiye kera ariko kubera bwa bushobozi buke naho n'umuproducer w'umugande witwaga Frank yakoraga muri studio yabaga Ziniya yitwaga Dream Record niyo Dream Boys bakuye iryo sinari ngira ngo ni naho bakoreraga na ba Jay Polly niho bakoreraga niba abantu bibuka igihe Jay Polly yabarakoreye ya ndirimbo bafatanyije na Dream Boys ivuga ngo ngibaza nayo ngo nsanze niba ari bya bisabune ahantu yaratema iryo jambo ngo nsanze ari bya bisabune ngo nagira ntabwo nibuka ibyo bigambo icyo gihe nabaga ndimo bayita ngo umutashye niba ari umutashye ni nk'ibyo umutashye niyo ndirimbo bayikoze mari mpicaye ndi kumwe n'umuproducer witwaga Frank ndibuka ko bajyaga no gukora bagasohora abantu bose kugira ngo Jay Polly abone uko arapa bya bindi barapa ari free babyita kubaka
kuza niko tumwita rero abantu bose barasohokaga agasigaramo ngewe na Frank twenyine. Frank rero niwe watangiye kumpa nusu yo ku bintu bya studio. Hanyuma yari umupianiste mwiza nawe uzi karasike. Rimwe akajya afunga na studio hari abantu babaga igipiano tukigira kuri piano kwicurangira karasike. Yabikundaga kubi rero yarambonye ahita avuga ati mbonye umwana ahubwo dufatanye tukagenda tukicurangira bakamuhamagara telefone akazihorera twamara kubirambirwa ati tugendere. ariko Rene ikira aho ngaho nanjye ukunze kubivuga ibintu bya classique nimba wagira ngo nanjye nsembure wanyemereye nka kwisabira kandi waje kudukoreraho. Hari igihe tuba tuvuga ibintu hano abantu bakagira ngo ni bya bindi by'iki gihe ariko byari gukunda ariko nta gitabo nazanye. Classique urasoma nta gucuranga ibivuye mu mutwe. Se nta kantu warafashe mu mutwe. Kare kandi si ibintu boroka ngo bigumemo. Bisaba ngo uhore ubikora. Nk'umbwiye ngo utegurire indirimbo ubu nonaha ntabeshya abantu badukurikiye ntabwo wayizana none nagenda swata kubera ko nta practice nakoze. Birasaba ngo banze nyirepete. Yego nimara cyo koze harimo twibanze nagukorera nta repese kuko hatarimo amagambo menshi mbega hatarimo ibintu byo gucuranga byinshi. Ni nkuko bashobora kubwira ngo ni nkuko umwana yiga ngo noneho rero utandukanya noneho ugahita uvuga ngo umugabo urumva umuntu agusomeye ngo biroroshye ariko niba kubwira ngo nusoma iri jambo umugabo urumva ko rihise ryiruka no kuricuranga rero bisanga uhita urisoma unaricuranga umugabo. Si kimwe n'umuntu wavuga ngo ibyo iby'ibanze biba byoroshye ushobora guhita ubikora ariko ibikomeye bisanga ubanza urepete. Nuko rero bigenda ubwo rero ubutaha nugaruka uzabwire kino kiganiro tuzanagikomeza ahubwo ndumva kiryoshye dukoremo n'abantu babone ko byose bishoboka n'ubwo umuziki hano ntacyo wawukoresha. Niyo mpamvu twagiye ducika intege zo kubiparika ahubwo mu gihe gisigaye mu minota isigaye kuko n'ubundi turashaka kugera ku musozo tuvuge kuri kino kintu kuba wowe nkawe nka Rene wicaye ufite profile imeze gutyo urumva twarabanye nta nubwo nari nzi ko ufite profile ingana gutyo mu muziki mbese ni profile yagakwiye kuba mbese hano mu Rwanda ukurikije wenda no mu bindi bihugu kuntu babiha agaciro ni profile itoroshye international certificate international buriya ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Ubitekerezaho iki? Icyo bitekerezaho ubundi twe twagize amahirwe make niko nabivuga ariko giye mbona yuko igihe tugezemo giye wenda si nyiri mu rwego rwo giye cyo koze nk'ubu imyaka mfite si myinshi ntabwo ari myinshi giye mbonye amahirwe yo kubyiga ubu tarenze nk'imyaka 2 ndi imbere nakomeza nkabyiga ariko niyongera nk'indi 2 biba byabaye biba bitangiye kugenda bigusiga uba mukuru wigira mu zindi nshingano. Twagiye tugira ibyago byo kutabona ubufasha mw'icyo gihe wumva ibyo byose nabigeragaho nirwaniriye numva nirwaniriye mwarimu uziyera kamfasha nyine ubona kubwiye rimwe yaranyishyuriraga nambwiye ngo narayabuze yari afite akamoto akantwara akamaka rifite akageza ku Muhima handi ngakubita n'amaguru. Urumva bwari ubuzima buba bugoye no kwiga mu bintu bigoranye wanarangiza kwiga kuko icyo kintu wize nacyo bwacyo no mu gihugu kiba kiri hasi nundi bikarangira byose bigumye hasi. Rero gusa ariko numva icyifuzo mfite ntabwo ari uko umuziki abantu ubona ko ukorwa n'abantu bamayibobo cyangwa ngo abahashyi biriya byose bajya bavuga cyangwa ngo imburamikoro cyangwa batwita amazina menshi ngiye kuvuga ngo babyita amazina menshi ariko nitwe babyita. Urumva n'ubu ngubu turacyarwana intambara yuko baradutuka batwita imburamikoro mu murimo w'Imana hano tuba tujya kandi tuba turi mu murimo w'Imana mu rusengero. Abahashi abacancuro muzi icyo mbivuga hari abantu bamwe batwisa abacancuro dukorana umurimo w'Imana kandi ari umurimo w'Imana n'abantu bakwita umucancuro ngo wa mucancuro none wose turamubona yagiye umupagani. Iryo jambo ririmo ikintu gikomeye kinini usibye bya nina kubwiye ngo kuba warakijwe ukamenya Imana nta kindi kintu cyagufasha kuba mu uyu murimo unacuranga
ni nayo mpamvu usanga abana benshi babivamo bakigira mu bisope. Ni ukuvuga ngo babura uburere, babura akenshi usanga babana n'abantu babaruta bakwiye kubahereza iki umurongo n'uburere n'uko bakwiye kugenderaho mu itorero n'umurimo w'Imana bakawukora neza. Noneho ahubwo bagahuriramo n'ibihosho by'ayo magambo. Ayo magambo aje uri umwana uhita ugenda. Iyo yaje uri mukuru mu bintu byo gukizwa usenga Imana, niyo uryamye Imana irakuyobora. Niyo ukangutse mu gitondo uhita uvuga uti kumva cya kintu Imana yacyuruye cyamanutse cyagiye hasi, nawe ugaca bugufi ukikomereza umurimo w'Imana, ubuzima bugakomeza. Hanyuma ikintu warumbaje ngo umuntu yazakora iki cyangwa byagenda bite, ibyo byose ni intambara turwana nayo kugira ngo ibyo bintu bizahinduke. N'abantu bubaha abacuranzi, kuko nubwo gucuranga bisa nk'ibigayitse niko mbyita hano, ariko ntibigayitse. Abo bantu bose mvuga n'abandi bose usibye n'abantu n'amatungo n'ibindi byose bikenera umuziki. Usanga n'uwo muntu aryamye ashobora kuvuga ati akaradiyo ntikashobora kuzima kugira ngo yumve ka kaziki kamufashe kugenda asinzira neza. Mu modoka ntikise bumva ni umuziki, mu buzima bwa buri munsi ni umuziki, mu rusengero ni umuziki, iwawe mu rugo wirwa utwara ibiradiyo ni umuziki. Ibyo rero byose ngewe numva mparanira yuko ibintu bitazarangirira aha, nibura mu gihe kiri imbere natwe nk'abacuranzi twabifatikanya tukisha agaciro, tugahisha agaciro na cya kintu dukora. Ibintu byacu ntibirangirire mu rusengero, ntibirangirire kujya mu gisope, ntibirangirire kujya muri hoteli, ahubwo tukavuga ngo bimbamo singiye kukubeshya, kuko niyo mpamvu muri iyi corona nubwo utayimbajije ujye nahise mfata umurongo wo gusa nkujya mu gucuranga ngacurangisha gitari karirimba, nanjye nkanyuzamo nkanaririmba. No kugira ngo bya bintu bindimo ngerageze kubivanamo bijye mu bikorwa, mbitangire mbihe umurongo, naho ntagira mbigeze, ariko n'abandi bazabigenda babikomerezaho. Urumva kare nahoze mbivugana na Sam. Rero kubijyamo nuko umuntu aba yumva undi murongo byafata. Abo bacuranzi nakubwiye tureberaho niko babikora, kandi nawe ukurikiranye ubuhamya bwabo niko byagiye bibagendera. Ubu kugeza ubu urwego barimo, uramutse utumiye Duruduru cyangwa Jonathan cyangwa runaka, ubatumiye wabaha iki? Wayabona? Ntago wayabona. Sinzi biragoye cyane. Rero byasaba ko MTN imena amagana, byasaba ko n'abandi bayafite bakamena. Rero numva ko mu gihe kiri imbere Imana nidufasha, urabona ko leta nayo yatangiye kubishyiramo imbaraga, ishyiraho amashuri, ariko dukeneye n'andi menshi, kuko ririya rya leta ubona ko rijyamo n'ubundi abantu bafite aho bari bageze. Dukeneye n'atangirira kuri zero. Wowe wabikunze ariko ntabyo uzi, kandi ushaka kubyiga, ayo nayo arakenewe. Rero ibyo buretse ukiri aho, izi music ibaye izi by'icyuho. Bene data bakunzi ba izi music tubaye tuzi by'icyuho. Abashaka kwiga bahereye kuri zero, muze kuri izi music murebe kuri izo nimero muduhamagara. Nibaze rwose, nibaze. Wenda ukiri aho, reka tufate n'umwanya dutabaza, tujye mu mwanya wo gutabaza. Nimba nabyita gute sinzi ukuntu wari urimo uvuga, wavuze ku bijyanye n'ukuntu wakoraga ibyo byose. Buriya nagiye ngutega amatwi numva hari ikintu cy'intimba kinjemo. Umbwira proclamation ujya gufata certificate, uburyo wagiye bakashaka no kugusubiza hanze, uburyo wize biriya bintu byose ukabifata ukaba umuhanga, ariko still n'ubundi bayeho ubuzima bukugoye. Mbese mpita nibuka igihe nigaga muri kaminuza hari muri SFB, ndabasuhuje abantu nasakurije bukarinda bucya. Hari abantu bajyaga bahora banyihanangiriza bakavuga bati ibi bintu byo kurara ucuranga kwawe turabirambiwe. Ni ukuvuga ngo ariko nanjye simbireke, kubera ko numvaga nkunze umuziki, nanone nkumva hari ikintu numva ngushakamo. Icyo nawe ushakagamo ni uko uzantunga. Hari umuntu rwose tuziranye bita Serge, ubu ni umuditeri akora muri auditing firm.
yajyaga aza kandi akazica mwana ukunda muziki pe kuko igihe cyose yazaga yasanga ndi gucuranga buri kanya yasanga ndi gucuranga buri kanya ashaka gucuranga none ikibi cy'umuziki buriya ni mwiza pe ariko buri kanya uko ufashe gitaro urabizi nawe uhita ubona akantu gashyashya ko kumva nakoresha gukamera ko bitinzeho nshuti bakunzi ba Easy Music Rwanda mwebwe muri kutureba mudukurikiye none aha twagira ngo tubamenyeshe ko muri muziki harimo ibiryo wowe ufite amafaranga turagira ngo tuguhamagare shaka ukuntu ushaka amafaranga uinvestise mu muziki hano hari abanyamuziki benshi bafite ubumenyi bashobora gutuma amafaranga yawe adahomba tuboneyeho uyu mwanya wo kugira ngo tubabwire ko kumenya umuziki birarushya ariko nanone bitanga inyungu ubwo rero uyu mwanya ntago nawirengagiza kuko hari abantu babazi yuko uramutse ufasha amafaranga ukayashyira ukayinvestisa muri muziki yahomba ariko kandi nanone nitukomeza kubiceceka ntago tuzakomeza nyine tubiceceke tugumize tubeho nabi kandi ari ibintu tuzi neza ko wari urimo bivuga ko iyo uvuye nk'irembera ugiye Nyabugogo muri bisi hari igihe ujya kumva shofe shyiramo indirimbo ariko abantu ntibamenye yuko iyo ndirimbo hari imbaraga bifata kugira ngo bayibone hari imbaraga biba byatwaye rero banyarwandakazi tuboneyeho kubashishikariza ko niba hari business idea ufite nimba hari ibitekerezo byo kuba wakwikorera ufite n'umuziki nawe ugira amafaranga abanyakubaho muturemere tugira aho tuva tugire no studio dore amamashini ino mashini yanahenze tuba twarikokoye ino piano ntaho wayibona hatari Dubai so nukuri mugira ukuntu mubigenza muturemere rwose so impamvu nayishyizeho uyu mwanya nuko twagira ngo dutekereze ku mbaraga byagutwaye kugira ngo bimenye ariko nanone turebe se ni ikihe mu nyuma cyaje gisa no kwishyura ubu ngubu hano mu Rwanda usanga nta bintu umuntu ashobora gukora ashingiye ku muziki ngo bipfe kugenda ariko kandi nanone abantu bakirengagiza ko buri umunezero urahenda icyo cyo nkizi neza ko umunezero uhenda ntago babizi ariko ntago babisobanukiwe abanyarwanda ndabona hari ukuntu nyine twifata ukuntu tukikaruma ariko umuziki iyo umuntu ngo umunezero uragura 10,000 tajya mu mibare akareba tere 10,000 byavamo umufuka w'akawunga cyangwa umuntu gutya akaza muri studio indirimbo nangaye nimba 60 ngo 60 we ashobora kuba arabaza muri studio akabazi yuko ahita nayitwara araririmba ahita nayijyana ntagazi kuzabanza ukicara ukarara amajoro menshi wicaye urumva rero reka nkubwire ibintu by'umuziki biri inyuma no mu myumvire y'abantu biri inyuma cyane ariko ibyo bintu byose nibyo dukwiye kurwana nabyo nk'uko wavuze tuvuga tunasoza ntabwo abantu bakwiye kujya bumva muziki bumve produit finale zarangiye nyine umuntu ino ndirimbo irakoze no muntu yaririmbye neza ariko ujye yegera na wa muntu umuganirize imvune ubundi iyi ndirimbo kugira ngo uyikore yenda nafashijwe gutya si ubundi kucyo ufashwa bikarangiriraho indirimbo ukayumva umwaka wose ufashwa gusa gufashwa nta bikorwa byo bimaze iki shaka n'uwo muntu umutera iyo courage umubwira uti indirimbo wakoze yaranshimishije kunshimisha rero wayikoze gute yikoze anga akakubwira hari n'igihe ushobora kubwira umuntu ngo wari video bakorera miliyoni agaseka ngo video imwe bakayikorera miliyoni reka mbabwire nk'abantu rwose uzagenda ubaze bano bastari we nasimvuga izi zacu zo mu rusengero twe turabyoroshya kuko aharere ibintu bituba tutugamijemo amafaranga barabikora bagamije amafaranga ntago ashobora gufata ibikoresho ngo ajye Dubai amare y'icyumweru ashaka umukobwa ari bwishyura amadolari 400 urumva uho ni umuntu yishyura gusa cameraman rero ushobora gusanga bavuganye 2,000 by'idolari hatariho n'itike yo kumutegera ugasanga yandirimbo urayikoze ivuye Dubai igutwaye 4,000 by'idolari ntago mbabeshye mu yandi magambo imwe ntago ari album arenga miliyoni ntabwo ari album ni indirimbo imwe rero we wayibona ngo irandi bifite amashusho meza ngo ibiki ariko burya wegera rero yamuntu akaguha ubuhamya uhita uvuga ngo bya bintu birimo imvune
uko dushaka kubikora neza bizamo imvune. Natwe ibi byacu byo mu rusengero cyangwa se bya gikristo ntibigeze muri aya, ariko bifite izindi mvune. Bifite izindi mvune. Niba amakorali yacu yo mu Rwanda yatangiye kugera ku rwego rwo gufata data za audio yakohereza muri Afurika y'Epfo bagakora umuziki, muzayegere muyabaze cost, muzayegere muyabaze byabatwaye angahe, uzasanga bitari munsi y'igihumbi cy'idolari. Kuyo umva kohereza amajwi bakagukorera umuziki muri Afurika y'Epfo. Mwabantu mwe umuziki urahenda kandi umuziki uravuna. Gihe rero nk'intego yanjye no kubikora gutya byose no gushinga studio, urumva singiri muri bwa buzima nabagamo kera, urumva nariyubatse nshaka umuryango, mfite umuryango, ngera kuri utu dukorwa dutoya, nubwo ari dutoya ariko n'udukorwa tutoroshye kutugeraho. Ntabwo rero nifuza ko birangirira hano kuri studio. Ari ibintu biba biri mu mutwe umuntu, kuko ibintu byose ni buhoro, no kubyubaka intambwe mbega ibintu byose ni urugendo, nk'uko n'ibindi byose bigira urugendo. No mu mupira wacu wo mu Rwanda ubona ko ari urugendo baba barimo, bavuga ngo tuzasatira aba. N'uyu muziki wacu rero nawo nubwo nta bandi tuba twarabiganiriye, ariko ni urugendo turimo rwo kubaka umuziki muri 2030, muri 2050, nk'uko igihugu cyawe 2050 n'umuziki uzagira ahandi hantu ubugeze. Ubu biradutunze ariko ntibidutunze ku rwego dushaka. Hari ukiraho hari ibintu byatse aho nagiye kubonera ko abantu batabiha agaciro. Hari igihe nigize kumva umuntu muri korali ncurangamo, urayizi, arimo avuga ngo iyi gitari se ngo ubu yarenze 70,000. Ntekereza gitari naguze amafaranga arenga 300,000. Ndabane wari kuvuga 70. Mbese ngo 70. Nawe ibaze ufite imodoka utwaye wayiguza amafaranga yawe ukajya kumva umuntu sirengera 500,000. Uzi neza ko miliyoni 15 zakuvuye. Niko rero ka gaciro nakubwiye n'abantu tubana babona ko tubikora nk'abantu babuze ikindi bakora, ari wenda simbizi, kubera ko yewe nageze ku rwego ubuzi cya gitari. Nye nagiye kugura gitari kubera impamvu y'uwo murimo w'Imana dukora na bene data. Kuyitwara bikaba ikibazo, kuyitira bikaba ikibazo. Ngura gitari yanjye 350. Hanyuma yewe naho nakuye ikintu cyo gitari yanjye. Abantu bazi iyo mfite gitari kuyigutiza biragorana. Kugira ngo nyigutize dure no kuri stage nkayigutiza ntibiba byoroshye. Kubera iki? Wayiguza 3,500. Uyigurira umuti, je nayigurira umuti wo kuyihanagura muri Amerika, niho nawutumizaga. Ariko nkagira amahirwe akaba umuvandimwe w'inshuti wahunzaniraga guhanagura imirya. Gitari nk'iyo ntijyaho imirya yose utoraguye. Gitari nk'iyo iba ifite cover. Iyo ni gitari efe yayo ya 2,500. Wabyikorera ukabayikoreye 600. Ariko umuntu mwahura akabona urimbura mukoro urikoreye urukapu nguri nibagiye ijambo navuze kare bakunda nyine y'amagambo yose bakayavuga tudashatse gusubiriramo atari meza. Ariko yo kubwawe we wareba ibintu byawe wikoreye kisekera kabize nta kibazo rwose. Kandi koko uko gitari henze ni nakivuga neza. Ntabwo gitari ya 300 ivuga nk'iyijana. Ntabwo gitari noneho bari nubwira ngo gitari y'amadolari 2,000 agaseka izibaho. Neza piano ko muyiguri miliyoni indi bakayigura 3. Na gitari nuko zigeza no muri 10 na bingahe by'idolari. Ubushobozi bwawe bugarukira ntiwigura. Ariko ndagira ngo mbwira abantu ntibabona tunabifite, ntibakajya babona turi abantu babuze ibindi bakora. Ibyo bintu ziko byonyine bigurishije ushobora bihagaze 600 niyo baguha 400. 400 si business, nta kindi wafunguramo rakigakunda fresh. Ikindi kintu nageza tutaranasoza ni isabira. Abantu mufite abana b'abacuranzi cyangwa abantu b'abacuranzi bacurangira no mu makorari no mu matorero n'ahandi runaka mu yandi matorero, nge nababwira ngo nimugerageze kubafasha, mubageze ku nzozi zabo. Nubwo nzi ko abacuranzi nabo hari igihe badashoboka, ariko nta unanira umuhana niko bavuga harya mu Kinyarwanda. Ikindi umwana kweretse yuko hari ikintu ashaka kugeraho,
ukamushyigikira hari ikintu uba ukoze mu bitekerezo bye hari ikintu ukoze mu bitekerezo bye rero usanga abo bacuranzi nabyo nakubwiye ngo barigendera bakajya mu bisope n'ahandi tugahomba akenshi usanga hari kwa rimwe n'abayemo wigeze kuvuga ngo genda tuzabona undi na n'uyu munsi cyangwa wasize ubabwiye ngo ntimukongere gucurangisha ntabwo Imana ifite ibintu byo gupfa ubusa icyo kintu abantu bajya bakimenya ntabwo Imana ifite ibintu byo gupfa ubusa niba Imana igufasha ikaguha korari Emmanuel n'urugero nyite Emmanuel iyo korari Emmanuel ikagufata ikakujugunya ngo tuzabona undi ntabwo Imana ifite bajereme wo gupfa ubusa niba bakutanze wowe ukigira gukora ahandi umurimo w'Imana uzakora ariko babandi kubona undi bizabagora kandi bazabibona nyine ngewe ibyo byambayeho kwari genda tuzabona undi na n'ubu wasanga warasize uhambirije ikintu mu ijuru ntacyo nahambirije nuko kubona umuntu uri ku rwego nk'urwo ushaka biravuna uzababona ariko nubabona ujya uvuga uti none se hano se bimeze bitera ko mbona bitavamo yaba wawundi nimufate abantu mufite mubafate neza nabo kandi be kwigira nabi abacuranzi bigira nabi nabo korari mumafate neza abacuranzi namwe mwe kwigira nabi mu b'abakristo mukora umurimo w'Imana hanyuma ibindi Imana nayo izajya idupangira cyangwa se izajya bapangira ariko numva dukwiriye gufata izo taranto z'abo bana zikagirira umusaruro ayo makorari ariko n'ababana cyangwa se n'aba bacuranzi ntibirangire bambara urukweto rumwe kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere cyangwa ngo ananirwe kwishyura inzu ntafata ahandi bamubwiye bati ngwino tukurebera y'inzu bihinduka urubanza kandi umuntu amaze amezi abiri ati mbega habamo ibintu byinshi n'ibirebire wa mugani wawe tuzakora n'ibindi biganiro ariko gucuranga bikwiriye kugira bivana umunyarwanda ubikora ikagira n'ahandi bimugeza kandi ikindi bikaba ari ibintu by'agaciro ntabwo rwose twe tubikora wenda twanze no kubivamo wenda tuzanayivamo uko tugenda dukura ntabwo umuntu ubushobozi bugenda uko akura bugenda nawe bugabanuka kuko bya bintu ntabikora cyane ariko njye numva dukwiye guharanira icyo kintu uyu muziki nturangirira aha kandi ntibirangirire mu itorero no muri hoteli no mu tubari birangire dukora ibitaramo by'abacuranzi b'abahanga hari ibintu bizahindura dufate Jeremy dufate runaka muri batatu mututegurire konseri y'abacuranzi kandi bari high standard yo ku rwego rwo hejuru reka nkubwire ibyo bintu wenda giye sindi umuntu uhambaye cyane ariko njye numva mu bushobozi bwanjye mfite nabikora nuko twahuye n'imbogamizi za covid niyo natangiye kubishyira mu ndirimbo nkabishyira kuri YouTube uko mbishoboye nubwo kugenda umuntu abikora nabyo bigenda bigorana no gukora ya myitozo nabyo n'inshingano nyinshi bikagenda bigabanya urwego umuntu ashaka kuba ariho ariko icyo kintu njye ngifite mu nzozi ninshaka simba ari njye uzabikora ariko byoroganize bikora abandi ibyo bintu rero abantu nibara kubona ko ari n'igitaramo cyo gucuranga gusa nibwo bazatangira kubona ko umuziki se burya umuziki ni gutya bimera bashobora no gutegura igitaramo agacuranga gusa abantu bakanezerwa birashoboka tugeze muri evolution musicienne revolution musicienne turabashimiye rero nshuti bakunzi ba Easy Music Rwanda twongera tubibutsa ko ahangaha twakoreye ni muri Doxa Studio Record producer we muramuzi ni Rene akaba ari umuproducer w'umuhanga ni mwiza cyane abantu mufite amaproje y'indirimbo abantu mufite amaproje nyaboneka nshuti bakunzi mu kuba aba YouTuber bagenzi banjye muba mushaka ama instrumentale hano tuzajya tuzibakorera abantu mushaka mbese ibintu byose bijyanye na projet musicale zose tubahaye ikaze muri Doxa Record umwihariko wo muri Doxa Record nuko bakunda abakiriya mbere yuko bababona bakikumva kuri telefone bahita bagukunda ubwo rero iyo umuntu yagukunze no mwiciririkanya no mu kuguca amafaranga ntago bigorana
so murakoze cyane rero baze dukorera Nyarugenge kuri ADPR hano Nyarugenge kuri ADPR neza hano hirya gatoya y'isoko niho muzadusanga. Yes, hanyuma turabashimiye cyane ku ruhande rwa Easy Music Rwanda. Dukomeza tureka ngaye abantu bareba hari ibintu bitukura bikiri munsi y'amayekara yabo. Ibyo bintu bitukura nyabona mu bikande nabya bizogera nabyo mu bikande kugira ngo murusheho kudufasha natwe kugira ngo tubategure ibindi biganiro byiza. Nari mvuze mu yandi magambo mukore subscribe, ubundi muna sharing, hanyuma muduhe n'ibitekerezo by'ibindi izindi inama mufite mushaka kutugira cyangwa se nimba ari n'ibintu mwabishimye nabyo mu bitugaragarize. Twishimira kubona ama-comment yanyu mugenda muduha. Dushimira cyane kugeza ubu ngubu abantu batwereka ko bari kumwe natwe, abantu bakomeza kutubwira ngo keep going ahead. Ibyo bintu turabizirikana cyane, turabashimiye cyane. Dukomeza tubararikira n'ibindi biganiro tuzajya dutegura hano kuri Easy Music Rwanda. Team yakoze yari jewe kuri micro. Rene turamushimiye cyane ko wemeye ubutumire bwacu. Murakoze namwe. Ibiganiro nk'ibi byo nakagaruka n'ubutaha uzahawe ikaze. Sam wakoze kuri micro inyuma ya kamera nawe turamusuhuje. So ibiganiro nk'ibi rero nakagaruka, murakoze cyane, turi kumwe. Ciao ciao. Jerry Bass.